Amazone ni ishyamba rinini cyane ribamo abantu badahinga batunzwe n'ubuhinzi. Ibintu ni bibiri, abo bantu bagomba guhinduka ibiryo by'inyamaswa cyangwa se inyamaswa zigahinduka ibiryo byabo. Ibintu ni bibiri ugomba guhiga cyangwa inyamaswa zikaguhiga. Ikaze ndi umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru pero. Ishyamba rya Amazone ni ishyamba rinini cyane ribamo abantu babaho nk'abasokuruza bo hambere, abasogokuru na ba sogokuruza bacu. Ntabwo bigiraga bahinga, bari batunzwe n'ubuhigi gusa. Ikindi, imiti iba mu mashyamba, niyo bivurira. Ubuvuzi bw'ibanze bwose barabwikorera, bakabwishakira buri kimwe cyose. Ariko bubaka ibigonyi cyangwa se inzu zo hambere. Inzu zo hambere akaba arizo biberamo mu biti, bakabaho nk'inkende. Ubuzima bwabo bukaba bumeze gutyo. Ese mutekereza ko babayeho neza? Kubaho udahinga, udatekereza amafaranga, utekereza kurya cyangwa ukaribwa. Ushobora kurya inyamaswa cyangwa ikakurya. Ibintu ni bibiri. Kugenda wenyine mu ishyamba ntabwo aba ari byiza. Haba inzoka nk'izi, inzoka nini cyane zigiye kungana nk'uruziramire. Inzoka ifata umuntu ikamutwara wese, ikamujyana, ikamubika imaze kumuminjira ubumara bwayo, noneho ikazakumira, ikamara igihe kinini ahantu mu mwobo wayo. Icyo gihe kinini irakumira yakugeza mu nda, nibwo itangira gukusanya aside, ikazava aho ngaho imaze kugucagagura. No mu gihe yamize inyamaswa iguma aho ngaho mpaka kugeza igihe aside yayo izagucagagurira, noneho wamara kuba uduce duce ikabona kugenda. Inzoka nk'iyi iyo ariye umuntu cyangwa se inyamaswa, kuyica biba byoroshye. Imbaraga ziba zagabanyutse kubera ko iba yazikoresheje iri gushakisha aside yacagagura icyo kintu yamize. Abahigi nk'aba babaho gupfa cyangwa gukira. Uyu munsi ndarya inzoka cyangwa se irandya n'izindi nyamaswa zose. Ubuzima nk'ubu ngubu ubabwiye ngo ngwino mbajyane ahantu hari ikoranabuhanga cyangwa se mu bundi buzima, biragoye cyane ko bava muri ubu buzima bakaza mu buzima busanzwe. Ni ibintu bigoranye cyane. Ese kubera iki bahisemo kuba muri aya mashyamba ya Amazone? Iri shyamba rya Amazone ni ishyamba rinini cyane. Kuki bahisemo kubamo? Ni abantu muri makeya ubayeho nkabo uramenye ntugende. Ku rundi ruhande utavuze ko imvura yakunyagira, utaba nka cya kinyoni bita igishwi, wasanga ari mbi cyane. Icyo cyagiye kitakureba cyita igishwi. Abantu babayeho bahageze cyane cyane babayeho nabi, ababa mu iteme cyangwa se sabune, ubibabwiye bakubwira ko kugira ngo uzabone andi makuru agezweho. Ariko bagezeho amakuru ya diplomasi na politiki, urya akaryama akabona yose ku isi hose ntabwo yabyumva.